Okay guys, that's your boy Mr. Omar. What's up East, what's up West, what's up North, what's up South, what's up Central Kigali. Mumeze mute? Kanizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikiye Omar TV show. Guys, reka rero tudatinze mbabwira akantu kari hano. Twese dukoresha WhatsApp, n'utayikoresha Imana imworohereze yibone. Urabona kuri WhatsApp habamo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko habaho n'abahwitsi kuri WhatsApp. Wenda nk'umuntu akagufera ngo yagupostinze, kandi mu by'ukuri amagambo yanditse kuri iyo post ntabwo yashakaga yuko abantu bose bagira iki bayabona. Ahasigaye wowe ukabibona ukaba wati ewana wa muji yampostinze, arankunda, yamvuzeho ibintu ibi n'ibi, ewana ni umuntu wanjye kabisa, cyangwa se ni umusheri wanjye, kandi yaguhwitse, ni umuhwitsi. Rero ntibakabahwike mpari, reka turebe ukuntu tuzajya tubavumbura. Wowe uzajya umubwira uti rero niba wampostinze nibyo ndi kubibona, noneho jya kuri stati zawe nkwereke utuntu wikorera. Uhita umubwira uti noneho jya kuri stati, dore nk'ubu ngiye kuri stati. Urabona stati zanjye, my status, dore stati mperuka gushyiraho ni iya saa sita z'ijoro, saa sita na 20. Urabona kandi ubu turi saa 7:37, ni ukuvuga ngo nayishyizeho abantu biryamiye, yarebwe n'abantu 4 bonyine. Umubwira uti noneho nkorera ako ga screenshot kuri iyo stati ndeba abantu bayirebye uko bangana, cyangwa umubwira uti noneho jya mu mazina y'abantu bayirebye turebe, dore ngaha kuri views. Nudasanga ari wowe wenyine wayibonye uzangaye, uzasanga ari wowe wenyine abandi ntabo. Nakora screenshot nk'uku nguku, dore ngiyi ni abantu 4, dore screenshot ihisiba akayikohereza, uzamenye yuko uwo muntu atari umuhwitsi. Icyo ni kimwe. Dore rero ukuntu abigenza, yiyizira hano muri setting ya WhatsApp, ahangaha akiyizira hano muri WhatsApp, akaza kuri tuno tudomo 3 muri kubona hano hirya ya search, akaza muri setting, ngira ngo katujyana akantu kamwe ku kandi. Aza hano kuri kano kantu ka privacy, uri kubibona, akaza muri status, uri kubibona munsi ya about, akaza urabona nkanga setting ukuntu imeze, ni my